Ese wigeze wibaza impamvu umunsi mukuru w'amashami wizihizwa ku isi hose? Muri iyi video tugiye gusesengura amateka y'uyu munsi kuva Yesu Kristo yinjira i Yerusalemu, tukagaragaza uwazanye uyu munsi, impamvu ari ingenzi kuwizihiza ndetse n'impamvu bamwe bavuga ko atari ngombwa. Turaganira ku buryo uko batangiye kwizihizwa, impaka ndetse n'ibibuvugwaho, impamvu abakristo benshi bawizihiza, ukuri gutangaje ushobora kuba utaruzi kuri uyu munsi. Mbese iyi video iragufasha kumva neza umunsi w'amashami no gufata umwanzuro wubakiye ku kuri n'ubumenyi. Wowe gusa icyo ngusabye none aha ngaha, kanda like, subscribe, share inshuti zawe zibibone, kugeza ubu ngubu dusobanukirwe kuri uyu munsi w'amashami. Ubundi umunsi mukuru w'amashami ni umwe mu minsi ikomeye cyane mu mateka y'abakirisitu. Uyu ni umunsi uzwi nka Palm Sunday, ukaba ari intangiriro y'icyumweru cy'ingenzi cyane cyitwa icyumweru gitagatifu. Icyo cyumweru kirangira kuri Pasika. Amateka y'uyu munsi ashingiye ku nkuru yo muri Bibiliya ivuga uko Yesu Kristo yinjiye mu mujyi wa Yerusalemu. Igihe Yesu yageraga muri uwo mujyi, abakristo benshi bamwakiranye ibyishimo bikomeye. Baramburiye amashami y'imikindo Palm Sunday mu nzira, barambika icyubahiro nk'umwami, baramusingiza, bazamura amashami y'imikindo bavuga bati Hoziyana. Ibi byabaye nk'ikimenyetso cyo kumwakira nk'umukiza. Nyuma yaho abakristo batangiye kujya bibuka uwo munsi buri mwaka. Mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri, abakristo ba mbere, ni ukuvuga intumwa n'ababakurikiye, batangiye kwizihiza nk'igikorwa cyo kwibuka ibyakozwe na Yesu. Nyuma Kiliziya Gatolika n'andi matorero barabyaguriye mu mihango ikomeye y'idini. None se uyu munsi wundi wazanywe nande? Nta muntu n'umwe bivuga ko wazanye uyu munsi, ahubwo waturutse ku bikorwa bya Yesu ubwe. Nk'uko Bibiliya bivuga, bivugwa mu gitabo cya Bibiliya, akaba ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 19 umurongo wa 29. Haravuga ngo ageze bugufi bw'i Betifage n'i Betaniya ku musozi wa Elayono, atuma babiri mu bigishwa be ati, mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse, kitigeze giheka umuntu. Nuko mukiziture mukizane, kandi nihagira umuntu ubabaza muti mukizituriye iki, mumubwire mutya muti databuja niwe ugishaka. Izo ntumwa ziragenda zibisanga nk'uko yazibwiye, bakizitura icyana cy'indogobe. Ba nyiracyo barababaza bati mukizituriye iki? Barabasubiza bati databuja niwe ugishaka. Bakizanira Yesu, bagiteguraho imyenda yabo, bakicazaho Yesu. Akigenda basasa imyenda yabo mu nzira. Yenda kugera mu ibanga ry'umusozi wa Elayono, iteraniro rinini ry'abigishwa be bose batangira kunezerwa no guhimbarisha Imana ijwi rirenga kubw'ibitangaza babonyeho. Bose bati hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro abe mu ijuru n'icyubahiro kibe ahasumba hose. Abafarisayo bari mu iteraniro baribwira bati mwigisha, cyaha cy'abigishwa bawe. Arabasubiza ati ndababwira yuko aba bahoze amabuye ariyo yarangurura. Nta muntu n'umwe rero wazanye uyu munsi w'amashami, ahubwo waturutse ku bikorwa bya Yesu ubwe, ukomeza gusigasirwa n'intumwa ze n'abakristo be ba mbere. Nyuma uza no gushyirwa mu minsi mikuru yemewe na Kiliziya ndetse n'amatorero ya gikirisitu. Ni ukuvuga ko ari umuco n'inyigisho byakomotse muri Bibiliya, ntabwo ari igitekerezo cy'umuntu ubwe. Ibyiza by'uyu munsi rero ni uko ukwibutsa kwemera ndetse n'icyizere. Abakristo bibuka Yesu ko ari umwami w'amahoro kuri uyu munsi, bagatanga ubutumwa bw'umunezero nk'uko abantu
bamwakiriye ibyishimo kuri uyu munsi uba ari uwo gushima Imana. Uyu ni umunsi uhuza abantu mu bihe byo gusenga, insengero ziruzura, abantu bagasangira ukwemera. Uyu kandi ni umunsi uvuga gutangira icyumweru gitagatifu neza, ni intangiriro y'urugendo rugana ku rupfu rwa Yesu ndetse n'izuka rye. None se ni ibiki bivugwa ko ari bibi kuri uyu munsi, cyangwa se ni ibiki bitavugwaho rumwe kuri uyu munsi n'abantu batawemera? Nubwo ari umunsi w'ingenzi, hari abawuvugwaho ibintu bitandukanye. Icya mbere, kuwizihiza mu buryo bw'umuco gusa. Hari abawitabira nk'umuco batumva neza igisobanuro cyawo. Icya kabiri, bibanda ku mashami gusa, bamwe bibwira ko amashami afite imbaraga zidasanzwe, wenda nk'imiziririzo, bikaba bitari ibyo mu nyigisho nyakuri. Ikindi ni ukutumvikana mu matorero. Hari amatorero atemera kwizihiza uyu munsi nk'umunsi mukuru wihariye. None se ni kuki ari ngombwa kwizihiza uyu munsi? Impamvu ya mbere ari ngombwa kwizihiza uyu munsi ni uko ari mu mateka ya Yesu. Bituma abakristo benshi badatakaza inkomoko y'ukwemera kwabo, bagakomeza babihererekanya. Impamvu ya kabiri ni ukwigira ku kwicisha bugufi kwa Yesu Kristo. Nubwo yakiriwe nk'umwami, ariko yinjiye yicishije bugufi. Icya gatatu ni ugukomeza kwemera ndetse n'ubumwe. Muri make ni umunsi uhuza abakristo benshi. Ikindi cya kane ni ugutegura Pasika mu mitima kugira ngo Yesu azazukire mu mitima. Bituma umuntu wese yinjira mu cyumweru gitagatifu yiteguye neza urupfu ndetse n'izuka rya Yesu Kristo. Impamvu rero bamwe bavuga ko atari ngombwa kwizihiza uyu munsi, icya mbere ni uko atari itegeko riri muri Bibiliya mu kuwizihiza buri mwaka. Bamwe rero bavuga ko ari umuco gusa, ahubwo atari itegeko ry'Imana. Impamvu ya kabiri abantu benshi bavuga ko atari ngombwa kuwizihiza ni uko wibanda ku minsi bishobora kurusha kwemera ukwabwo. Hari abemera ko ukwemera kudakwiriye gushingira ku minsi mikuru. Icya gatatu, bemera ko ari umunsi ushobora kuyobya abantu ntibamenye ukuri kwa nyako. Aha birumvikana ko iyo abantu batangiye kwizera ibintu by'inyongera nko gufata amashami nk'ikintu gifite imbaraga zihariye, wenda bishobora kuba ikibazo gikomeye. None se ubwo umwanzuro ni uwuhe? Ni uwo kwizihiza amashami cyangwa twabyihorera? Ubundi umunsi mukuru w'amashami ni umunsi w'ibyishimo ndetse n'icyubahiro, urwibutso rukomeye mu mateka y'Ubukristo. Ariko nanone ufite ibitekerezo bitandukanye ku bawizihiza ndetse n'abatawizihiza. Icy'ingenzi rero ni uko kuruta byose atari amashami, ahubwo ari umunsi ubwawo. Ni ubutumwa bwawo kwakira Yesu mu buzima bwa buri munsi no kugendera mu nzira y'amahoro n'urukundo. Wowe rero ufite aho uhagaze ku kwizihiza uyu munsi w'amashami. Ushobora kuwizihiza